ahantu uri hose uyu munsi uri mu ishuri wisakuriza abandi banyeshuri bari mu ishuri, reka bafate note neza, bikorere tide neza, diplome niba yifata bazajya mu kazi rata. Abantu turi ku ishuri nimufate ikaramu neza na note n'udukayi, nimukererwe ku ishuri. Uyu munsi umuntu wazanye umuntu ku Mana, Imana ikumvire mu izina rya Yesu. Dawidi yanditse ijambo nakunze aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakire bamwari, kuko nabaye wowe Uwiteka ukamara mubabaro. Bibiliya yambwiye ngo abanyegiputa batuza Abisirayeli, mwibutse ko nubwo hari ibigutuze, Imana waje imbere uyu munsi ifite imbaraga igiye kubigufatira mu izina rya Yesu. Ngo Abisirayeli baragenda, ngo abanyegiputa kubera marayika yagiye mu magare ngo akura iziga ku magare, Imana igira ibyo kura iziga byatwirukankaga. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Uzi Imana ifate ibyakwirukankagaho ibirohe mu nyanja, ifate bimenyekana ari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana ari wowe Mana we. Sinda ninda wa muri mwe bakishoboza ukunda wowe, shika mukomera mu bibazo byawe wowe byawe hangana. Abazanye Bibiliya bazifate dusome Kuva igice cya 14, igitabo cyo Kuva igice cya 14, dusome ku murongo wa 10. Turasoma ku murongo wa 10, dutaruke dusome 13 na 14. Kadusome, haravuze ngo Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona abanyegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka. Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka rubazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubagwanirire, namwe mwicecekere. Amen. Ababyumvise mwanyikirije amen. Reka dusome mu Kuva igice cya 2, turasoma ku murongo waho wa 24, niho tugiye gusoreza. Tuganire umwanya muto cyane ushoboka, nicare nanjye numve Yesu. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano yayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Munyikirize mwese ngo amen. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Amen. Iby'Imana ikora biradutangaza, na n'uwabimenya uko biri, ariko icyo zino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo zino by'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nziko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ubu rero ubunegereje kandi bihanganye, uzasobanukirwa rwose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Abaje gusenga munyikirize amen. Nari mvuze umuntu waje gusenga anyikirize amen. Amen. Amazina ni yayandi nyine, nitwa Moyize, ndo mugabo ndubatse. Imana iduhana umugisha. Ntuye Kicukiro Nyanza, nsengera Sejemo muri ADPR, ariko hano
Karase ni inshuti yanjye cyane. Ndatekereza ku munsi wa mbere afungura hanari mari. Na nyuma yaho nagiye nza inshuro zitari nkeya. Uyu munsi nabwo nagarutse kugira ngo tubane umwanya utari buze kuba muremure ngiye gukoresha. Kuko naje gusanga ibintu by'Imana nta muntu bimenyera kandi twese duhora twiga. Nanjye nice hariya nkumva umuntu w'Imana aravuze nanjye ari ikintu nunguka. Ntabwo ibitujye tubimenyera hagati nta muntu ujye ukamenyera. Amen. Munyikirize amen. Amen. Uyu munsi Imana ireba ukuntu mumeze kandi ireba umuhate mwagize kuza imbere y'Imana. Imana ibagere neza mu izina rya Yesu. Amen. Naje gusanga umugabo Yobu yigize yandika ijambo nakunze. Arandika avuga ngo izi nzira nyuramo nimara kugeragezwa nzacomokayo meze nk'izahabu. Byari bitewe n'iki? Byari bitewe n'amagambo bari bamubwiye. Mwibutse yuko iyi Imana ije hari igihe iza nabi cyangwa ikaza neza bitewe n'Imana. Kwa Yobu ukuntu yahanyuze byari bigoranye kugira ngo byakire. Birimbwira ngo iki? Uyu mugabo bita Yobu Bibiliya ngo yari umukire wa mbere mu gihugu cyose cyabuze. Ariko Imana imwirata byirato bikomeye. Ibwira Satani ngo warebye. Munyikirize amen. Yobu Imana iramwirata, Satani yakira ibyirato by'Imana kuri Yobu. Iramubwira ngo wabonye umugaragu wanjye bitayo ukuntu anyiranukira. Satani aramubwira ngo nta cyatuma atakubyinira, nta cyatuma atakubita akadiho, nta cyatuma atagucurangira. Wamuhaye byose, wamuhaye abagore, wamuhaye abana, wamuhaye amatungo, wamuhaye abaja, wamuhaye abagaragu. Imana ibwira Satani ngo genda ubifate byose ndabiguhaye, ariko mwatsa ubugingo bwe. Ndashimira Imana itanga amakawunga akagenda, igatanga amazi akagenda, ariko Imana igafata ubugingo bwawe bayitakira amanywa na nijoro. Ibintu byose Satani arabitwara. Umugore wa Yobu reka nihuta amubwira ijambo ryambabaje rinagoye rinakomeye kuryakira. Aramubwira ngo reka ngugire inama, ibyiza nuko wapfa kuko upfuye nabura abamahamba. Natumira inshuti zikaza tukakujyana Rusoro, ariko kugumya kwandavura bari umugabo biragoranye. Mwibutse ko hano utaretse uyu mwanya, uparitse uyu mwanya, si ibyaha byawe, no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Kandi mwibutse ko Imana itavuga ibingana n'ubushobozi ufite. Ntabwo Imana ivuga n'ibingana n'ubushomeri ubayemo. Ntabwo Imana ivuga bingana n'igihe utize mu bukode. Imana iritamurura igaca muri garase agahita avuga ngo ndi Uwiteka nzagwiza Kigali. Wabire buge tuvuga ati wacu ko nawe ugize wubaka n'umwe nta n'umunyonzo haba izavahe. Imana ivuga bingana n'ubushobozi Imana ifite. Elifazi Berudadi bose barasimbuka kwa Yobu baramubwira ngo ni ibyaha byabiteye, nibyo bituma ukiri mwivu wishimisha uruyo. Ati ni ibyaha ufite. Ngo Yobu ngo asuza umutima aravuga ngo wanyereka Imana nayibaza. Imana ngo isimbuka kwa Yobu iravuga ati nge nkubajije wansubiza. Yobu aravuga ati nta kibazo na kimwe wambaza ngo mburi igisubizo. Iramaza ngo gakenyera kigabo nge nawe tudiringe, nge nawe tuvugane. Mwibutse ko ahantu uri hose uyu munsi uri mu ishuri wisakuriza abandi banyeshuri bari mu ishuri. Reka bafate note neza, bikorere tide neza. Diplome niba yifata bazajya mu kazi rata. Abantu turi ku ishuri nimufate ikaramu neza na note n'udukayi, nimukererwe ku ishuri gusa. Munyikirize amen. Oya munyikirize amen. Yobu ngo aravuga ati wanyereka Imana nayibaza. Nta kintu wowe wabaza Imana. Imana igeze kwa Yobu iramuha ngo kenyera kigabo ngubaze. Imubaza ikibazo cya mbere, iramubaza ngo n'imijuru n'isi, amaguru y'isi bitereye he? Yobu aravuga ati muri siyanse yose nizi, aho mbonye zero, ntacyo nigize niga. Menya barakije professeur ninjye nasohotse. Kibazo cya kabiri kwa Yobu, iramubaza ngo uko abantu vango barapfuye baragiye, uko amagufa y'Imana aterana mu nda nyina urabizi, nibo bizi ngasubiza. Yobu aravuga ati nta kamera ndabona mu isi ireba mu nda. N'igihe tujya kwa muganga babyeyi batwite bavuga ngo uzabyara umukobwa, mukanya gatubyara rotipe afite umutwe.
Imana ibaza iyo ibibazo byinshi iramaza ngo kuza amategeko y'abera ijuru urayazi yabo habe nayo mwisi biwacu simenya n'igihe abagore umuganda amajyamye nasinziriye ibibazo byose Imana yabajije Yobu nta na kimwe yatsinze Yobu ariko naramukunze yari umuhanga munyikirize amen ageze 42 arandika ngo menye ko ushobora byose aravuga ngo nta kintu na kimwe cyakwitambika umugambi wawe ageze 5 aravuga ngo ibyawe twajyaga tubyumvisa amatwi bakavangura Imana itanga gushaka bakavangura Imana ituma umuntu yiga akayarangiza twareba iwacu ariko nakunze cyo bundi Imana ibwira kuru ngo nzakujya imbere ataringaniye nzaringaniza ibihindizo by'ibyuma nzabimenagura ndashimira Imana haleluya amen muri aya masengesho Imana irenga urwego rwo kuvugana nawe ivugana n'ikibazo ivugana n'umusozi ibaza umusozi wa musozi we utuma ndashaka wa musozi we utuma najya mu kazi wa musozi we utuma natwita wa musozi we tarazo pe Imana yumva umuntu w'Abisirayeli bari mu buretwa kwa Farawo ngwira wumva urazamuka reka ngubwire hari igihe urira bikarangira ukaboroga bikarangira ukagera ku rwego uniha ukibaza Imana yagiye ariko Imana nubwo itinze nubwo yagusinziranye ifite umugambi wuza kuri wowe yisibije ikiziye kuzakora yumva ngo umuntu w'Abisirayeli iravuga ati ab'Abisirayeli bageze ku rwego banishe umunani hageze kuri point finale uyu munsi umuntu wazanye umuntu ho ku Mana Imana ikumvire mu izina rya Yesu Dawidi yandikije amana kunze aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakire bamwari kuko nabaye wowe witeka ukamara umubabaro yumvise ngo umuntu w'Abisirayeli ngo ituma Mose aravuga ngo zagendane Farawo ko muzi ni umunyamaboko arakomeye nzajya imbere ye mubwira iki iramubwira ati genda uzamubwire ngo ndiho asifiwe Yesu umubwira ati ndiho yakuntumyeho Mose nawe ngo arangije aravuga ati nanjye reka ngende Farawo narereweyo kwa Farawo ndahasi inguni zose ndazizi ibintu bakoresha byose ndabizi mwanyikirije amen Mose ngo agere kwa Farawo ngo akora ikimenyetso cya mbere Mose ngo akora ikimenyetso cya mbere ngo agenda yitwaje agakoni ngo ageze kwa Farawo Imana iramubwira ngo karambika hasi nkwereke Mose ngo akarambika hasi gahinduka inzoka none ngo Farawo abirebe aravuga ati uyu muhungu none yarazezengeye uyu mutipe ko nzi ko arerewe ahangaha amata ya hano yamukujije ibindi bitangaza zanye ngo Farawo hitamagaza abahungu mu gikari avuga ati shani muzi hano ngo bapfumu n'abakonikoni baraza ngo barebe ibintu Mose koze baravuga ati mbega umusivire ngo bahita bazana inkoni ngo bazirambika aho ngaho ngo zirangije nazo ngo zita zihinduka inzoka ariko ngo yayindi ya Mose ndashimira Imana bizamu ikintu bita umutwe ngo uzamuye hejuru ngo itoragura twatuye akatwose iratujumajuma ngo iradufata twose bivuye ngo iratumira mu yandi magambo ubutware bwose bwa Farawo umuhungu Mose ngo barawufashe Imana ihita imubwira ngo fata umurizo w'iyo nzoka ngo fata umurizo w'inzoka uhinduka inkoni fata gusaka Mose ati nakubonye ko turi kumwe tu Imana ya kakabi amubwira ati byo ngibyo byo nitangirira Mose Farawo Imana imubwira ijambo rikomeye iramubwira ngo ndanangira umutima wa Farawo kugira ngo azabakurikire wimuteza ibyago 10 icyago cyanyuma yica abana bose bifura b'abahungu Farawo ngo abirebe aravuga ati niba bigeze ku rwego umwana wanjye apfuye ngiye kurekura Abisirayeli bagende nihuse ngo Abisirayeli bakigende ngo Farawo aravuga ati ntabwo twareka Abisirayeli ngo bagende kandi mwibutse ko Abisirayeli bava muri Egiputa Imana yarababwiye ngo ntabwo mwagenda gucya gusa mwakoze uburetwa ngiye kubahemba irangije ibwira Abanyisirayeli bose ngo buri wese ajya ku nshuti ye y'Umwegiputa amutira ifeza n'izahabu mu gitondo asifiwe Yesu mu gitondo tubijyane kuko nitwe
amagare ngo arangije ngo arabakurikira birambwira ngo bageze ku nyanja itukura munyikirize amen ngo bageze ku nyanja itukura Bibiliya yambwiye ngo abanyegiputa batuza Abisirayeli mwibutse ko nubwo hari ibigutuze Imana waje imbere uyu munsi ifite imbaraga igiye kubigufatira mu izina rya Yesu Farawo ngo abatuze Imana ngo ifata inkingi yajyaga imbere y'Abisirayeli irayimura ikubita nyuma y'Abisirayeli n'Abanyegiputa ngo Abisirayeli imbere babona umucyo ngo Abanyegiputa babona umwijima mwibutse ko ibyo ubona atari byo Imana iri kureba ngo bageze ku nyanja ngo batakira Mose barababwira atari ku Mose ni iki cyatumye utuzana ngo dupfiramo mu butayu ikiruta si uko twari gupfira muri Egiputa bakaduhambayo ariko ngo Mose ngo atakira Imana ibaza Mose ati ni iki gitumye unakira Mose bwira Abisirayeli bakomeze bagende sawa Imana ishimwe ubukene ubona ubukode ubona sibwo Imana iri kubona Imana ishimwe Mose aravuga ati bakomeze bagende baragenda gute imbere ari inyanja inyuma ari ingabo za Farawo impande ari imisozi ariko mwibutse ko Imana twaje imbere ijya yitsa inyanja Imana ishimwe Imana ibwira Mose ati wibuke yuko ubutware bwa Farawo ubufite mu kiganza ndashimira Imana ko aha twaje imbaraga z'abarozi turazifite Imana utaraza nababwiye ngo Imana irenga urwego rwo kuvugana na Moyize wazanye nanga ivugane n'isoko y'ikibazo gituma Moyize atakira umugisha Imana ishimwe Imana ibwira Mose ati ubutware bwa Farawo bufite ndabufite heze mu ntoki ati irambure hejuru ayirambura hejuru marayika ngo ahita amanuka afata umuraba umuyaga ukuha amazi acikamo kabiri birambwira ngo marayika utajya urwana intambara za feke kize ndano navuga ngo Imana iturinde ba marayika ba Pole ngo nyine nubwo inzingo itari yaboneka ngo ikibanza ngo kigiye kuza kandi bari kugusora mu nzu ngo nubwo ngo umwana ataraza imyaka ibaye ingahe 70 uwo marayika Pole abahagaze ngo haza marayika Mikayeli aravuga ati urugamba rw'Abisirayeli imyaka 430 amaze mu buretwa sinigize nta rugwana ariko ugwa mu mazi ngiye kurubonekamo ndaramanuka we marayika ngo aramanuka aravuga ati aya magare ahura inyuma y'Abisirayeli niyo ngiye kwifatira yarangiza ajya mu nziga wajya mu nziga agwana n'iziga z'amagare y'Abanyegiputa ngo Abisirayeli Imana yababwiye ngo ndabajya imbere ngo Abisirayeli baragenda ngo Abanyegiputa kubera marayika yagiye mu magare ngo akura iziga ku magare Imana igira ibyo kura iziga byatwirukankaga haleluya Imana ishimwe birambwira ngo Abisirayeli ngo wanyuma yaravuye mu mazi ngo Umwegiputa wanyuma ngo yarayakandagiyemo Imana ibwira Mose ngo sinababwiye ngo ndi bwiheshereze icyubahiro kuri Farawo n'amagare ye byose hindukira Mose arahindukira irambura akaboko hejuru y'inyanja akurambura hejuru y'inyanja umuyiraba urasubirana amazi arasubirana afata Abanyegiputa afata amagare y'Abanyegiputa ngo ayatsinda mu mazi ngo Miriyamu atera indirimbo araririmba ifarashi n'uwo yari ihetse yabiroshe mu nyanja yabiroshe uyu munsi Imana ifate ibyakwirukangagaho ibirohe mu nyanja ifate parazope haleluya Imana ifate ibyo byose uricaye ibirohe mu nyanja cyangwa ntibirohe mu nyanja ibirohe mu nyanja cyangwa ntibirohe mu nyanja ababyiza tuzamura haleluya turashaka ko bimenyekana ari wowe Mana turashaka ko bimenyekana ari wowe Mana we
bicaye ntabwo bamuhanurira yicaye. Muririmbyi yaravuze ngo ibyo kurya birya barambije, abantu barambiwe batashe. Iyo ushaka gushingira umugisha ugera kuri cya giti cyari cyaragutambutse, warangiza ugasoroma. Abantu turi kumwe tuzamura haleluya, haleluya. Mufate mu kiganza, wamufashe, mumbwirire ngo iri jambo rimubwire neza, mubwire ngo ubwami bw'Imana buze. Ongera ubisubiramo, mubwire ngo ubwami bw'Imana nibuze. Ahantu ubwami bw'Imana bwageze, abatabyaraga barabyara. Ahantu ubwami bw'Imana bwageze, ingumba zibarekote. Ahantu ubwami bw'Imana bwageze, abashonje turarya. Ahantu ubwami bw'Imana bwageze, abatahabwaga ijambo turabona. Ahantu ubwami bw'Imana bwageze, turahanura bigakunda. Zamura haleluya, haleluya. Ko ubwami bw'Imana buze. Arabyumvise cyangwa ntabyumvise? Umuntu waba wakiriye ubwami muri aya materaniro natanga abandi azamure haleluya, kuko haleluya. Sawa sawa. Ubwami bw'iki? Bw'Imana. Ubwami bw'Imana iyo bwamanutse ku bakobwa barashaka. Ubwami bw'Imana bwamanutse abasore barubaka. Ubwami bw'Imana bwamanutse abambaraga ubusa turambara. Ubwami bw'Imana bwamanutse ubukodira bwishyura. Wongera umubwire ngo ubwami bw'Imana buze. Jama ubwami bw'Imana iyo bwashye, ninda muri mwe wakirwanirira, ninda muri mwe wakishoboza bigakunda. Ninda muri mwe wakirwanirira, ninda muri mwe wakishoboza bigakunda. Wowe shika makomera mu bibazo byawe, wowe jya wihangana. Bya Yesu ni ku murongo. Bya Yesu hanyuma mucyo kurebe kari guseka, nusanga atari guseka umenye ko afite dayimoni. Nababwiye ngo imbere y'Imana ni uguseka, ni ukwirwanaho. Kubana na Yesu ni ukwiteganyiriza. Kubana na Yesu ni ukugira utaka, ni ukwiteganyiriza. Mwabaye muti iyi Mana igikuraho abantu mwaku, iyi Mana igera ahantu hatari ijambo ikahasiga ijambo. Iyi Mana twarayibonye amenyo abaye menshi, ariko wazamuye